Mwiriweho neza, uyu ni umwanya w'ikiganiro nge nkaba ndi umunyamakuru wa International w'ijwi rya Ruda, tukaba dufite abatumirwa bacu, hakaba harimo Barafinda Sekiko Fred ndetse n'Umutoni Uwase Esther. Reka dutangire ikiganiro cyacu tubaza Barafinda Sekiko Fred. Ese Barafinda, imigabo n'imigambi wari ufite abanyarwanda ni iyihe? Abari kukumva be bayumva bumve na Barafinda, ubanza udusuhuriza abanyarwanda bari kutwumva ndetse n'amahanga bose bari kutwumva, banza ubadusuhurize maze utubwire, udusangize ku byo udufitiye. Murakoze cyane. Iki ni ikibazo cyiza Rwanyonga. Nkanjye perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred, ndasuhuza nshimira abanyarwanda bo mu majyaruguru y'u Rwanda, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo no mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, noneho n'ababa mu karere k'ibiyaga bigari hose no muri Afurika hose, noneho no ku isi hose. Abanyarwanda aho bari hose turabasuhuje, n'abanyafurika muri rusange, kandi n'abashimira ku bw'umwihariko kuba muhora mutega amatwi ijwi rya radiyo ya Ruda. Tukaba ndi hano muri studio za radiyo ya Ruda ku butumire bw'umunyamakuru na radiyo ya Ruda International Conference, muri radiyo ya Ruda ku munyamakuru uyu mpuzamahanga. Kandi nkaba nanone nsuhuza uyu mutumirwa nawe turi kumwe tuhuriye hano, nawe kubw'umwihariko ndamusuhuze kandi namushimira. Muri make Imana ikoze umuti, turahahuriye kadukora umuti, waba w'igihugu, waba wa East Africa, wa Africa. Ariko imigabo n'imigambi nari ifitiye u Rwanda kandi nkiyifitiye, ni ugukuraho icyambere imisoro cyihutirwa ku butaka no ku mazu, n'abakene badafite igishoro cya miliyoni 6 tukabakuriraho imisoro. Birumvikana abana bato tukabakuriraho imisoro, bakajya bandikwa mu gitabo ndangamimerere ku rwego rwa buri mudugudu, hanyuma ibyo bikabafasha, noneho ugasanga ni byiza cyane, byazana iterambere kuri bose, noneho ugasanga tumenye n'umubare w'abaturage mu Rwanda hose, noneho ibyo bikazana ibintu byiza by'ubukungu bwa bose, kandi ubukungu budakungurira ba nyirabwo. Kubw'iyo mpamvu nidukuraho imisoro ku butaka, abanyarwanda bazumva ko bari iwabo mu Rwanda, ubutaka buzira isoreshwa, kuko ubusoresha ntabwo ari we wagiye mu Buyapani kuburangura ngo abuzane, ku buryo abasigaye bose abagira abapangayi, none ugasanga n'amafaranga avamo atawugaragariza yaba guverinoma y'abanyarwanda n'abanyarwanda hirya hino mu gihugu hose ntibawuzi. Kuva batangira kubusoresha, ayo mafaranga imbumbe yavuyemo ntaramenyekana, kandi tuba dushaka kumenya n'uburyo yakoreshejwe cyangwa nakoreshwa ifaranga kurindi, tumenye n'amafaranga yavuye mu mazu y'abanyarwanda mu bukode, amafaranga yavuyemo yo yamaze iki, yarangahe se, yakoreshwa te. Ibyo byose twe turaje tukureho iyo misoro ku butaka no ku mazu, twasanze ari ibigora abanyarwanda, none tukureho n'imisoro ku basoreshwa bato badafite igishoro cya miliyoni 6, no ku bana bavutse bandikwaga babanze gutanga amafaranga, dusanga ari ukubagurisha ubwene gihugu. Tubikureho kwigira ku buntu amashuri abanza
n'ayisumbuye. Kaminuza ikagabanyirizwa bose bakiga n'amakuru birumvikana. Kuzamurana ku butaka ni gahunda yo kutongera kwimura umuntu ku butaka bwe, ahubwo ni umukire kuzana amafaranga, nyiri butaka akazana ubutaka, hakubakwa igorofa ndende igera ku kwezi no mu butambika imara umudugudu wose. None abari hasi ku masambu yabo, iyo miryango yose iri ku butaka bwa gakondo ikaba ya nyiri butaka, none ziri muri kave n'iziri hejuru zose zikaba zumushora amafaranga. Bityo rero tuturane gutyo, dutuza abaturage gutyo mu miturire mishasha, u Rwanda ruzaba rwiza. Noneho tuzaba dutsinze cy'umutwe n'icyo hasi bariya bavuga ngo u Rwanda ni ruto. U Rwanda si ruto, ahubwo ni runini cyane, ahubwo ntibazi kurubyaza umusaruro no kurukoresha neza. No gushingura abantu turekeraho gushingura, dutambika tumara ubutaka, tujye dushingura muri metero 20, dushingura umuntu tumenaho akabeto, twongeye dushingura tumenaho akabeto, dushingura tuzamuka tumenaho akabeto, dushingura tuzamuka, aho metero 20 zizagerera hejuru. Tuzaba turondereza ubutaka bwinshi, dufata n'ahandi, ariko ibyo bizatwara imyaka myinshi kugira ngo ikibanza gishire. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane nuko abaruda tuzanye ikosora, haba ku butaka, haba ku mazu, haba ku miturire, noneho haba no mwishoramari. Kongerera umushahara ku barimu, iyo niyo ntego ya mbere, bakajya bahembwa aya mbere kuko nibo batunganya bakigisha umuntu kuva mu bwana kugeza mu zabukuru, n'amahugurwa yose n'abarimu bayatanga kandi abantu baraminuje. Abarimu kubw'iyo mpamvu nibo bagomba guhabwa aya mbere. Abasirikare bakaba ba kabiri kuko basigasira umutekano wa mwarimu wabigisha akabagira abasirikare, none nabo bakisigasira n'abandi banyarwanda bose n'abanyafrika, none n'imitungo yabo. Abaganga bakaba ba gatatu kubaciriritse, ariko birumvikana abo tukabatunganyiriza imibereho myiza yabo y'ejo hazaza na pansiyo zose zikubiyemo. Gusora ugejeje igishoro cya miliyoni 6 ku musoreshwa muto, ikaba intego mu Rwanda. Iri tegeko rikarengera urubyiruko rwose, abasaza n'abakecuru, none abantu bose bagakora, bagahangara, bagahanga bizinesi, imishinga hirya hino, ikabateza imbere bakiteza imbere n'igihugu cyacu u Rwanda tukarugira umurwa mukuru wa Afurika. Birumvikana amashuri, amavuriro, amasoko agasimbura gereza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. None amafaranga yashiriraga ku mfungwa mu Rwanda, miliyoni 26 z'amafaranga y'u Rwanda yashiriraga ku mfungwa mu Rwanda mu gihugu hose, buri munsi tukazizigama, noneho tugasanga dukoze umuti. Nimba ku munsi barya miliyoni 26, namwe mubyumve neza, ukube n'iminsi 31 bigize ukwezi, ureba amamiliyoni barya. None wongera ukube n'iminsi 366 igize umwaka, ureba amafaranga imfungwa zirya, leta ihomba, amafaranga yangirika nta mpamvu ku mfungwa kandi ku bantu baregwa amadosiye, rimwe na rimwe barengana, rimwe na rimwe hahanwa n'abatafite amakosa cyangwa n'abayafite si ngombwa basesagura itunga rya leta, imisoro y'abaturage batanze ngo yubake ibikorwa remezo. Ugasanga ari kushirira kuri abo nanone abangirije ibikorwa remezo n'imitungo ya Repubulika y'u Rwanda, bononera n'abanyarwanda n'abagana u Rwanda. Inteko iraje ya kera gukemura imanza zose mu ruhame rw'inteko nyarwanda gacaca yahozeho kuva kare kose gakondo. Bityo rero iyo urwo rukiko ruzaca imanza zose, imanza zive hirya hino mu nkiko zisumbuye n'izibanze, zimanuke ku rwego rwa buri mudugudu, na kwa gushingira abakobwa n'abahungu mu gihugu hose, mu turere twose, ku rwego rwa buri mudugudu. Muri make byose bijye bikorerwa ku rwego rw'umudugudu. Hanyuma
tushyireho insimburagifungo, amagereza yose tuyasenye, hanyuma bajye bakora kuva saa sita, bakore kuva saa moya bajye saa sita bitahire, bajye gukora indi mirimo yabateza imbere n'urugo rwabo n'igihugu muri rusange. Bareke kuzaba abakene bagwe mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, kandi bakeneye ko tubavuza tubitaho. Bityo rero katugize tubahe insimburagifungo bakora bataha iwabo, ikindi cyiciro kigatangira saa 7 kikageza saa 12, gutyo ikindi kigatangira saa moya bakageza saa 6 za nijoro bakora ku nsimburagifungo, bubaka ibikorwa remezo hirya hino mu gihugu hose. Noneho abandi bagatangira saa 7 bagakesha, gutyo amasaha 28. No kuvuga aba bose bafite amakosa ku nsimburagifungo, abo bose bazabakora nk'abakozi ba leta bose amasaha yose basimburana. Ibyo bizongerera ubukungu aho kubomunga, noneho twongere serivisi n'umusaruro aho ubundi hajyaga ibyamirenge hatakaraga ibyamirenge hatakazwaga ibyamirenge haho mbaga byinshi, kandi hakorwa amasaha make, kandi tugira abaryi benshi bakomeza kwiyongera kandi abakozi ari bake. Katuze twongerera abakozi, none umusaza yiyongera n'abavuka babone ibibatunga. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nanone konte y'umwana izajya ishirwaho ubwiteganyirize bw'amashuri akivuka, n'ababyeyi be bombi, abaterankunga hamwe na leta, abaterankunga b'imbere mu gihugu n'ababa mu mahanga, hanyuma na leta igashyira hakayo kuri tugafungurira buri mwana konte mu gihugu uvutse wese. Noneho tukabashingira minisiteri ishinzwe amakonte y'abana mu Rwanda, noneho bageza imyaka 18 ayo mafaranga nabikoreshwa abyazwa umusaruro, ya konte igenda ibyara yibaruka ku bana bavuka no ku bukungu bwabo bukoreshwa, noneho bukagenda bwunguka, noneho ugasanga ayo mafaranga agenda yiyongera buri gihe cyose. Noneho uwo mwana yafata irangamuntu agatangira kwigenga kuri iyo konte, noneho nawe akitwa umushoramari, noneho agatangira nawe agakora, amaze amashuri abanza n'ayisumbuye na za kaminuza bamwe byaba bishoboka, ariko no mu kiruhuko bataragera muri za kaminuza bakajya bishingira imishinga bakora. Turwanye ubushomeri, twimakaza imirimo muri bose, duhangare ibyananiye abandi, twabaruda tubizane tubikore tubitunganye, abantu bose batunganirwe bagubwe neza, none bose bazavuge Ruda president, perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred yakoze umuti wakataraboneka. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, siko byaba ari byiza iyo mbaye mvuzeho mike ku migabo n'imigambi yanjye, naho impamvu ni nziza nyinshi, 200 ku rwego rw'u Rwanda, 200 ku rwego rwa Afurika, n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Urakoze cyane. Dusubiye inyuma Barafinda, aho wavuze uti ngo ababyeyi bagira abana babo kuri konte, aho ngo yagira ngo indangamuntu ngo ugasanga ngo ari we wigenga kuri iyo konte, nk'abana b'imfubyi buriya ntibibande babategurira izo konte. Ni iki bo bakwisura bakazategereza bakuze bakishingira amakonte yabo? Iki ni ikibazo cyiza cyane. Kuki kibatakimbazize muri Ethiopia ngo bakimbaze London, bakimbaze muri Amerika, bakimbaze Israel, Denmark, bakimbaze South Africa, Zambia, Zimbabwe, Angola, Uganda, DRC, Burundi n'ahandi za Zanzibar hose? Kuki kibatakimbaze wa munyamakuru we uri umunyamakuru mpuzamahanga koko wa Ruda, ndabyemeye, uzi ubwenge, ukora umuti, ndakurahiye, urabaza ukabariza n'abo bana b'imfubyi koko? Icyo twaragitekereje. Nanone leta niyo ifite inshingano kuko zo kwita ku mfubyi, kubera ko nimba umwana w'umunyarwanda yaba hungu cyangwa kobwa
bose kuva kare kose batubwiye ko igihugu ari cyo cyatubyaye. Nimba ari cyo cyatubyaye rero leta niyo igomba gutegurira amakonte yazo mfubyi nazo zose zikagira amakonte nk'uko itegeko ribiteganya rya RUDA. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane itegeko rigenga umwana ufite umubyeyi n'utamufite ubwo niryo rizajya rigenga n'imfubyi. Ubwo leta niyo izajya ibera imfubyi ya buri mubere ababyeyi, none leta ije ari imwitaho kuri ibyo byose kandi muhe n'ibindi byose ibifate mu nshingano, imwiteho inamurihirire n'amashuri makuru na za kaminuza aminuze, noneho kandi imuhe n'inshingano zo kubona imirimo kandi no kuyikora akayitunganya, noneho no kumuha uburere bw'uturere twose 30 twa Repubulika y'u Rwanda kuko ari imfubyi, none akamenya n'uburere bw'ibindi bihugu tuturanye nabyo, East Africa na Africa n'isi yose. Muri make imfubyi zose zikitabwaho kubw'umwihariko, nisibye imfubyi gusa n'abagendana ubumuga bwabo bw'uruhu, bwabo bw'amatwi kutumva cyangwa bw'amaso kutabona, cyangwa bavuye mu rugingo runuru cyangwa rwarahinamiranye ukundi, ubumuga ubwo ari bwo bwose, abatavaho bari n'abatazi kuvuga, baguye ibinya ku mubiri wabo batumviriza, abo bose n'abafite uruhu rw'ubumuga bafite umutekano muke tukabasigasira tukabitaho kubw'umwihariko. No kuvuga abasaza n'abakecuru nibageze imyaka 50 nabo tubiteho, noneho tureke kubasoresha bakora ibyo bakora tutabasoresha, bavumbure babitoze n'abakiri bato, none abakiri bato bitandukanye no kuvumbukana no kuvumbura abasaza n'abakecuru. Abakuze muri make babiba ibintu kuko bibaga bagakora urugomo bakanywa ibiyobyabwenge kubera ubushomeri bwabishe bwabashabitse, none bakishabikisha n'ibiyobyabwenge. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane nzanye umuti kadukora umuti. Urakoze cyane barafinda. Nk'iyo urebye hari abanyeshuri tujye mu burezi, iyo urebye hari abanyeshuri nko muri primary cyangwa secondary baba badashobora kwiyishyura amafaranga bitewe nk'iwabo ari abakene, kandi byatejwe n'iki? Kandi ubona ko byatejwe n'uko bababuza gukora. Udafite aho akorera hazima nko muri botike ngo yishyure n'imisoro ntiyabona akazi, ugasanga rero biteje bamwe ababyeyi babo ntibabiciye minerivare, ugasanga abana ahubwo bavuyemo babaye nk'abajura. Wowe ni iyihe mpumure wabaha yo kugira ngo wenda bazasubire mu ishuri, wenda bazashobore kwiga nta kibazo bongeye kugira? Watubwiraho iki? wowe byumva ute? Murakoze cyane. Icyo kibazo n'uburyohe ni byiza cyane kuko nta mwana udakura ngo avemo umupapa n'umumama. Ni ukuvuga n'abapapa n'abamama batize nabo twabateganyiriza amashuri, baziga tubigishe gusoma no kwandika, bajye bakora n'ibizamini mpuzamahanga hirya hino mu Rwanda, East Africa na Africa n'isi yose. Aho u Rwanda nzarugira umurwa mukuru wa Africa, bajye bakora ibizamini tubiteho, abige amashuri abanza n'ayisumbuye nk'abandi bose, kaminuza tubigisha inshinga 2020, noneho mu bihe 38 bige bamenye ubwenge basobanukirwe, bacana amatara magufi n'amaremare n'aya spotlights. Muri make bayoke ku isi hose, isi bayigende bayiyogoge, bavuga indimi zitandukanye, izo nazo nzazibigisha. Tubiteho mu buvuzi, tubavure abana bato n'abatarafata irangamuntu n'abasaza n'abakecuru, tubavurire ku buntu kuri konte ya leta nka kwa kundi twavuze gushingira bene igihugu. Ibyo byose ni kubw'inyungu za bose, noneho birumvikana abo nanone tukomeze tubiteho. Ibyo mishinga yose tuyifite mu nshingano, tuzayikora neza tuyibitunganye, uzasanga ibintu ari uburyohe bw'ibihekane, kakarengane k'ibihekane kazaba kavuyemo, keretse nimba ntasubize neza wongera ubukibazeho. Usubije neza cyane. Tugana ku
musozo w'ikiganiro reka twibaze Barafinda, ese idarapo ryawe rizaba rimeze rite, rizaba rivuga iki? Urabona ko amadarapo aba afite icyo asobanura, nawe buriya idarapo ryawe ryaba risobanura iki? Ubwire abanyarwanda ndetse n'amahanga bamenye uko idarapo ryawe rimeze, wabitubwira? ubaze neza cyane. Si idarapo ryanjye gusa, ni idarapo rya ruda, abaruda n'abarudakazi twese hamwe, n'uturuda twacu twana duto tutarafata irangamuntu, bose bararikunze, twese twakoze umuti. Ni ukuvuga kugeza ubu turi miliyoni 10,500,000, urumva mu gihugu hose cya repubulika bose bamaze kurikunda, bararishimye. Ni ukuvuga ni umuzenguruko nk'ingofero ya perezida wa ruda, nk'ukwezi gukuze, n'ikirangantego cya ruda. Ni ukuvuga ivuga isi yose ko izahurizwa hamwe, Afurika ikaba umurwa mukuru w'isi, noneho n'u Rwanda rukaba umurwa mukuru wa Afurika muri iyo si. Noneho uzasanga ari uburyohe bw'akataraboneka, noneho habemo iterambere rya bose, none abantu baha ubwisanzure bakore, bavumbure, nkaho bitandukanye no kuvumbukana. Noneho habemo uburezi bwa bose, mu burere bwose bw'uturere twose. Noneho abamaze kuminuza, amaze kuwiga, tubarindira umutekano, batekane n'ibyabo n'ubumenyi tubusigasire, bazaba isomero ry'ibitabo ry'abakiri bato koko. Noneho u Rwanda turutumbagize hejuru, ruda izamura u Rwanda rube icyamamare ku isi, rwamamare, rube n'umurwa mukuru wa Afurika, na Afurika tuyizamura ibe umurwa mukuru w'isi. Iryo rizitwa idarapo mpuzamahanga rya ruda, iburyo n'ibumoso barikunde, duguru barikunde, munsi barikunde hose. None usange ni uburyohe bw'ibihekane, kubera ririmo peace, birumvikana amahoro, love, urukundo rwa bose, unity for all, ubumwe bwa bose. Kandi muri byose birumvikana u Rwanda ruzaba uburyohe bw'ibihekane, rwitandukanye no kuba akarengane k'ibihekane. Ikindi ku ruhande hari haruguru, ubwo ni hagati y'iryo darapo, mu rubavu rw'iryo darapo iburyo harimo ikoranabuhanga, ni kuvuga mudasobwa. Tuzita no ku ikoranabuhanga kuko isi nihigeze. Noneho ubumenyi, ubushakashatsi n'ubukorikori mu ikoranabuhanga, mu iterambere ryihuse, muri demokarasi yihuse, n'ubumwe bw'abantu bose, haba mu Rwanda, East Africa, Africa n'isi yose. Noneho munsi hari igitabo kiriho ikaramu. Twite ku muco wo gusoma no kwandika, tuwuteze imbere, utazava ugacika kubera kuza kwa ririya koranabuhanga. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, uwavumbuye ikaramu n'igitabo tutazabitesha agaciro, ahubwo tukomeze tubisigasire, kuko ni umuco waje mu wundi. None umuco washoboye kurwanya n'ico ryari mu bantu mu buryo bwari bwose, kubera gusoma no kwandika abantu bagiye bamenyeramo ubwenge n'ubumenyi, babibihangange. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, gusoma no kwandika tubisigasirire mu ikayi, tubisigasire no mu mashini, computer, ikoranabuhanga, interinete, noneho ibone ko ikoreshwa, none nayo ifate ibendera rya ruda ku rwego mpuzamahanga. Noneho usange ibintu n'uburyohe bw'ibihekane aho kuba akarengane k'ibihekane. Murandatwa rero, murandasi ariyo interinete, nihura birumvikana n'iyi computer, bizakorana kuko bituranye, kimwe gitura mu kindi, bizakora umuti, natwe uwo muti tuwukoresha. Kubw'iyo mpamvu ikomeye, idarapo rya ruda ni umuzenguruko, ni umubumbe, ni ukuvuga ni umubumbe w'isi yose nk'ukwezi gukuze. Nanone imeze nk'ikirangantego cya ruda, nacyo ni umuzenguruko w'isi yose. Birumvikana ibyo byose biganisha ku bumwe bwa bundi bwari mu idarapo rya ruda. Ubwo urumva harimo n'itara
urumuri rumurika rugaragaza ko abakozi ba leta bose baba ba leta n'abikorera baharanira ubumwe na demokarasi n'amajyambere yihuse bakora amanywa n'amajoro amasaha 24 abakozi bose basimburana ku kazi none uwahembwaga miliyoni nyari umwe tuzisaranganyemo abantu bane twisaranganyemo imirimo n'amafaranga n'akazi mu banyarwanda bose abanya East Africa bose abanyafrika bose n'isi yose mu kazi kose none bizitwa imbatura bukungu ya bose kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane nuko muri make nasobanura kuri iyo ngingo mbajijwe keretse nimba mutanyuzwe mukongera mukahita ikindi kibazo mukimpata nje ndi tayari mpetse ibikapu by'ibisubizo. Urakoze cyane, reka dusoze tujya ku musozo, reka tubanze twibarize Barafinda tubwire nk'inama waha abanyarwanda bo kugukurikira, inama wabaha yo kuba bakihangana, ikintu wumva wabwira abanyarwanda. Usibye abanyarwanda gusa ahubwo n'abanya East Africa n'abanyafrika n'isi yose bashonje bahishuwe bakomere kandi bakomerezaho kandi bakomere cyane. Twatinze mu ikorosi tubu twarivuyemo turahitegeye turi mu myiteguro ikaze cyane yo kujya kurahira. Kubw'iyo mpamvu turabarahiye tuzahindura ibigoye tubihindura ibigori tugabure n'abashonje nubwo abijuse abamerewe neza batemera ko abashonje bahari kandi Imana ibizi neza igenzura amanywa n'amajoro n'isi n'ibiriho abazima n'abarwaye bose Imana irebera abakuze n'abakiri bato noneho ibiguruka n'ibitaguruka. Imana ituzanira izuba n'imvura birumvikana mu bihe byose birumvikana. Ibyo ni byiza cyane. Abanyarwanda bashonje bahishuwe kubw'iyo mpamvu noneho bose imyiteguro tuyigeze kure twabaruda. Mushaka byinshi mwarebera kuri wa3.ruda.tk mukabaza kubyo mudasobanukiwe neza ku gasaraba. Ubwo ni nomero yanjye ngendanwa na gasaraba 258 mukayibariza perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred nkabaha ubusobanuro burambuye kubera twe turambukiwe kandi noneho twese nk'umujyi umwe tukora umuti kandi uzitwa umuti mpuzamahanga. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane u Rwanda ruzaba uburyohe bw'ibihekane kora iyo bwabaga u Rwanda rube umurwa mukuru wa Afrika na Afrika tuyigira umurwa mukuru w'isi dukure miliya mipaka yose nk'uko twabivuze ruguru none abantu bagira amahoro arambye baboneremo n'amahoro bagwiza itunga bazavemo abashoramari abakuze n'abakiri bato hirya no hino ku isi. Ndumva ari uko keretse nimba wabansezereraho bose ku isi ukababwira ngo yambu umusaza Barafinda Sekikubo Fred arabasuhuza mwizwi rya radio ya Ruda mpuzamahanga. Urakoze cyane Barafinda. Nge nari umunyamakuru wa International Radio Ijwi rya Ruda ndetse na Barafinda Sekikubo Fred. Ciao ciao.